Kristo Yezu akozwe bakunzi b'uyu muyoboro. Amahoro n'imigisha bitangwa na Kristo nibisakare mu buzima bwanyu, maze muhore mugira imigisha buri munsi. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kibanda cyane kubitegura gushyingirwa. Ni ikiganiro gifite ibice byinshi, ariko by'umwihariko turahera ku cya mbere, tuzagende dukurikiranya paka dusoje. By'umwihariko kizafasha abifuza, abateganya kubana, ndetse harimo n'ingingo zireba abashakanye. Reka dutangire ikiganiro cyacu. Icyiciro cya mbere, inyigisho za Kiliziya ku isakaramentu ryo gushyingirwa. Muri iki kiganiro turaganira ku masakaramentu rusange, turaganira amasakaramentu muri rusange, dore ko yose yuzuzanya mu kubaka muntu ku buryo bunyuze Imana. Kuyatandukanya rero ntibyadushobokera. Turanarebera hamwe icyo Kiliziya itwigisha ku isakaramentu ryo gushyingirwa, kugira ngo urugo rube kuko Kiliziya nto cyangwa igicumbi cy'imibereho inogeye Imana. Umutwe wa mbere w'ikiganiro cyacu: amasakaramentu muri rusange. Igisobanuro cy'amasakaramentu. Kiliziya itubwira ko amasakaramentu ari ibimenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo adutagatifurize muri Kiliziya ye. Ni ububasha buturuka mu mubiri wa Kristo n'ibimenyetso bitagatifu byahawe Kiliziya n'iyabereyeho kandi ariho ku bwayo. Ibyiciro by'amasakaramentu. Amasakaramentu ari mu byiciro bitatu, ari byo ayinjiza mu Bukristo: batisimu, ugukomezwa n'Ukarisitiya. Asubiza abantu ubugingo ni penetensiya no gusigwa kw'abarwayi. Nabashishikariza ubumwe n'ubutumwa bw'Abakristo muri Kiliziya. Nabashishikariza ubutumwa n'ubumwe bw'Abakristo muri Kiliziya, ubusaseredoti no gushyingirwa. Muri yo, isakaramentu ry'Ukarisitiya rifite umwanya ndasimburwa cyangwa se n'iherezo rya yose, kuko ariyo Kristo yigaragarizamo ku buryo busendereye. Ni naryo ayandi yose agenderaho nk'iherezo ryayo. Naho batisimu yo ikaba urwinjiriro cyangwa umuryango udufasha gutangira inzira yo kwitagatifuza. Atatu muri yo, batisimu, gukomezwa n'ubusaseredoti, atangwa rimwe rizima, agashyira ku yahawe kashi ndakuka imugira umwihariko w'ubutatu butagatifu. N'ahandi ashobora gutangwa kenshi. Muri yo, umukristo yemerewe guhabwa atandatu gusa: uwasembereye burundu mu muryango w'abihaye Imana, cyangwa uwinjiye mu rwego rwa gisaseredoti nyobozi ntashobora guhabwa iryo gushyingirwa. Twibutse kandi tuzirikane ko ugushaka kimwe no kudashaka kubera ingoma y'Imana ari inzira ebyiri zitandukanye ariko zuzuzanya. Uwihaye Imana abigaragaza yitangira bagenzi be, cyane abakene, abaciye bugufi. Naho ushatse yitangira uwo bashakanye n'umutima we wose, ndetse n'umuryango wabo, ariko batirengagije ko kubaho ari ukubana n'abandi, bagaterana inkunga bagerageza kuberaho
no kurangamira Imana mu byo bakora byose, kuko ariyo ntango n'iherezo ry'urukundo rwabahuje. Reka noneho turebere hamwe akamaro k'isakaramento. Akamaro k'amasakaramentu. Amasakaramentu abereyeho gutagatifuza. Amasakaramentu abereyeho gutagatifuza abayoboke ba Nyagasani, abafasha kubaka Kiliziya no guhesha Imana ikuzo. Amasakaramentu ni ibimenyetso byigisha. Ni amasakaramentu y'ukwemera kandi niyo akubeshaho, akagukomeza kandi akakugaragaza mu magambo no mu bimenyetso. Nyagasani Yezu niwe ukorera mu masakaramentu kugira ngo atange ingabire duhabwa muri yo. Isakaramento ntiribaho ku butungane bw'uritanga cyangwa se urihabwa, ahubwo ku bw'ububasha bw'Imana. Ariko nanone ingabire duherwa muri yo zituruka ku myifatire n'imyakirire y'urihabwa. Muri roho arakiza kandi agahindura abamuhawe, akabashushanya n'umwana w'Imana kandi akabinjiza muri kamere Mana, akabahuza ku buryo bubeshaho na Yezu Kristu ari we Mukiza. Mu masakaramentu Kiliziya ibona ingwate ku murage wayo kandi ikagira uruhare ku bugingo bw'iteka. Ayifasha kujya mbere mu rukundo rw'Imana no mu butumwa yahawe kandi itangaza kugeza igihe Kristu azagarukira mu ikuzo. Reka mbashimire mwese mwabanye nanjye muri iki kiganiro kandi mbararikira kuzakurikira ingingo ikurikira, aho tuzaganira ku isano riri hagati y'amasakaramentu n'ibihe bisanzwe by'ubuzima bwa muntu. Nitwa Jean Claude Nshimiyimana, ukoresha umuyoboro wa Izabikora ari. Nyagasani abaho umugisha, Imana ibarinde. Uko itegereje ubukene